bakubonye ukora iki byagenze reka mubaze mwaza nagiye mbibwira abantu kenshi na kenshi niko birakize none ikimenyetso ngiki umva nkubaze birakize yaba we ariko ndasabye mugore n'abana barambonye nimondaribwa niko uri kubabara he ndakubabara mu nda ndagushimiye muganga uyu muntu ahagaze umugabo ari wansabye umuti niyemera n'ubundi ndabavura baciye mu ijambo uretse gato Valence ninde njye Valence icyo wifuza uretse gato icyo wifuza niba umugore wawe yafashwe yego urabona ko ari sinzi niba kuri kamera babishyiraho ari abantu benshi bibaye byiza n'abantu bose barareba none icyo wifuza ni iki njyewe icyo nifuza nuko yari yaransembeye yarananiye yaranze kunyemera birangira mwifatiye naragiye kwa muganga kwa umuti bigatuma mufata wumvishe icyo nifuza nuko muganga yamuvura agakira ariko muganga ibintu bishaka mu uburozi mumpa umwanya mundeke nkomeza akazi kanyu bishaka Kambasuze abakuze ne 1K Beauty aho muherereye hose yaba ari mu gihugu mu Rwanda se no hanze yacyo dukomeza kubashimira uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho nkuko bisanzwe rero musanzwe mubimenyere ko ari wa musore wanyu Crizo the Lion uyu munsi rero tukaba turi ahantu i Kigali ahantu kabisa ngira ngo muri kubona abaturage ni benshi cyane baduhaye amakuru rero baduha amakuru avuga yuko hari umugore waciye inyuma umugabo we akaba yaterereje indwara runaka bahitubwira tuvuga ati birakomeye cyane reka tugere tumurebe tumubaze se byagenze gute byatangiye gute kugira ngo tubahe idonido uko bimeze abaturage se bari kubivugaho iki twagiye ni kakazi tutagomba kunanirwa uko byagenda kose ni none rigora ariko rero ni hatari iyi rigore sinzi nimba itagitwara abantu runaka iyi rigore bazayiteho ngira ngo abaturage mwababonye bari bari mu muhanda byari bikaze cyane shaka akazi rero karakaze cyane ngira ngo ni ahangaha turi kumanuka mureka jya mubibona abaturage bamwe bari kugenda bakora amasuku mu ngo zabo reka tugereyo turebe kuntu akazi kameze ibi bintu nibyo cyangwa si byo ibi bintu nibyo reka baraturangiye twenda kugerayo ngira ngo murabonaho ahanitse imyenda turarenga iyi myenda bari kuri turani wacu ari kubafata ngira ngo muri kubabona hariya hepfo niho tugiye kujya batubwiye yuko umugore yasambanye yamara gusambana indwara zikamufata so aka kazi rero ntago kagomba kuducika ko byagenda kose tukabigeza ku banyarwanda kabaye angira hangaha ndabona aka kazi ni uguca ahantu hatoroshye ntabwo muri kubibona izi ni insina reka tuze tubagwe gitumo mu buryo bukomeye cyane abadukurikiranye rero bimaze kuba isa 12:26 dugitegereje wa mugore wafashwe n'indwara umugabo we Gasongo yadutabaje so biracyakomerera hangaha abaturage ngira ngo bari hano bashungereye ngewe muri kumbona aho nicariye mu nsina nicariye mu gitoki noneho
channel yacu yagiye gukorera mu nsina. So turacyategereje rero kugira ngo turebe ukuntu bimeze. Twavuze yuko tutavanga aha tutabonye ikibazo ukuntu kimeze. Ese uyu mugore byagenze gute kugira ngo abashe kurwara iyi ndwara? Ngira ngo muri kutureba ko bimeze ahangaha birakomeye cyane rero. So reka dutegereze, turaje niba twemera ko tuganira nabo turabaha inkuru, ariko ntago tuvangaha tutabashe kuganira nabo. Ngira ngo ndi kumva Gasongo waduhamagaye ewana. Gasongo bimeze bite byagenze gute Gasongo? Muze mabereke. Ni muze mabereke abereke. Ninde uri ku murongo? Uhagaze gato. Ninde Gasongo? Ni ikihe kibazo? Arahari n'umugore wanje barongora hariya. Bamwe mu baturanyi batubwiye ko yitwa Gasongo. Barahari na bose nabahamagaye bari kureba, bose bari kureba. Umvishe? Ni bariya. Muze mabereke nahamagaye na muganga, Oya Gasongo ninde uri ku murongo? Njewe arahari hariya mu nzu, nagiye kwa muganga barambwira ati amumuti. Muganga wa CHK Faisal muganga wa ni umuganga w'umuvuzi. Amumuti arambwira ati uzabafata basambana. Ni umuganga wakurangiye? Niwe wamaye umuti. None abantu nabafashe. Umvishe nabafashe. Ngabariya ni muze mbabereke nahamagaye na muganga. Allo muga ugeze he? Ni he twereka? Twereka Gasongo twereke. Kunuza kuri PPG. Muze mabereke nguyu hano. Ngiye nare mubwira. Muze hano murebe nimwinjire murebe. Ngiye nare mubwira. Bimeze bite? We muganga yamaye umuti muzima. Munabare we. Yewe. Ndongora umugore. Munabare umugore gute? Mufata ndongora umugore kabiri. Hano nago nza hano ndi. Nago nza hano ndi. Ntese kwambaye ubusa. Nago nza ko byaje. Umugore nuwa. Nago umugore nkanje manje. Aha ni wawe ni he? Yewe. We. Tuza. Ngwino. Wani teleferi ya. Oya. Utamwambi kusibi ngibi bihanirwa n'amategeko. Have. Yewe nakubyumva manje. Uyu ni umugore wanje. Wewe mugore wanje barabimbiraga kare nabyeretse n'abantu barabibonye umvishe icara hano cyamahanga n'abantu barabibonye nakagatanya buri munsi nakagatanya nabwira abantu umugore wanje rasambana bakanga kubyemera umvishe biba ngombwa ko njya kwa muganga mu muti uzatuma mbafata basambana umvishe muganga dore none ngaba muganga madamu wanjye tumaze nk'imyaka 8. Ufite abana bangahe? Dufite abana 2. Warusanzwe uko madamu waguca inyuma? Anci inyuma. Njewe babimbwira simbyemere. Nza kushaka ukuntu navugane ngiye mbifatire. Njya kwa muganga. Byose tubonye nk'itangazamakuru kuko ari benshi barimo kubireba. Icyo wifuza akakanya ni icyo nifuza njewe kurikiraho ni iki? Ibi biragaragara nko guhohotera. Icyo nifuza njewe nuko muganga agiye kungeraho akamuvura abona ameze nabi umvishe ngiye handitsemo ngo ikimurongo handitseho muganga. Uwo muganga avura iki? Muganga avura ibi ngibi byose, avura indwara nk'izi ngizi, nyine ni umuganga akora akazi kose. Se uyu mugore wawe ko tumubona ameze gutya urabona byatewe n'iki? Ni muganga wamaye umuti ngo muhe nasambana nzamufata. Uwo muganga wagwaye umuti ni ugiye kumuvura? Uwo muganga uza wagwaye umuti ni ugiye kuza ndanamuhamagaye. Ariko rero ntago ari byiza. Oya none se ko yaranciye inyuma yaransengereje nari kubigenza gute? Bakabimbwira simbyumve nkabigereka abayobozi ibiki n'ibiki bakangira umusazi. Ko yasambanaga n'uyu mugabo gusa se? Uyu mugabo niwe akaguca. Uyu niwe mfashe. Hari n'abandi. Ubwo hari n'abandi. Uyu niwe mfashe. Ikibazo cy'aba bantu ngo bafatanye n'ibiki? Rwose ndabona nkubye kuri inshuti yanjye arankubye ngo yahageze buri munsi ari hehe niyo wamaye mutayo wasanga hageze muganga byashoboka wasanga ambwiye ko asanzwe azi hano nibyo none madamu wawe usanze bari ku murongora nsanze bari ku murongora mbonye na buraburiri bwatose cyane simwirebeye se mwebwe nimuhageze nimubonye
nibonye muga warakoze muganga buretse gato yaba wicariye sinabikubwiye singabantu bafashe warakoze we muga mwiriwe neza watangira wibwira abadukurikiye nitwa muganga Rugwe kaba ndi umuvuzi gakondo yego yewe watanze uyu muti ninjye watanze uyu muti kugira ngo umuvandimwe aranyegera ambwira ikibazo afite mwemerera kumufasha kandi koko namwe murabona ko namufashije yabafasha yamufasha ibi bintu usanga so bikora mu buzima busanzwe ubikora n'abandi bantu benshi muganga we warakoze nibyo nsanzwe nkora muri rusange kuko no kugira ngo ambone nuko hari abandi bamurangiye ko mvura ibibazo byose bihari bigakemuka uraje warakoze bose uyu mudamu arakira ko mbona ameze icyo nguhamagariye njyewe ngo arakira nta kibazo umuti wamuhaye witwa ngo iki umuti namuhaye rero ni umuti dukura mu ishyamba rya kaributusi kaributusi ubundi abakurambere nibo baba bazi neza imvugo y'abakurambere iyo mvuze ishyamba rya kaributusi ni ahantu abakurambere bagiye bashyira imiti kugira ngo aho basigiye ibyangombwa byo kuvura bajye bajyayo bakuremo umuti haba hari umuti ukiza hakaba n'umuti ushobora gutuma abantu bafata none kuri ibi byose bibaye urabona yuko yego niba umugabo yarakubwiye yuko umudamu wamuca inyuma barafashwe ariko uko biri kose urumva yuko uyu nguyu ari umugore wubatse kandi ngo bafitanye abana babiri yego ndagushimiye muganga uyu muntu ahagaze umugabo ari wansabye umuti niyemera n'ubundi ndabavura baciye mu ijambo uretse gato Valence ninde icyo wifuzaga uretse gato icyo wifuzaga niba umugore wawe yafashwe yego urabona ko ari sinzi niba kuri kamera babishyiraho hari abantu benshi bibaye byiza n'abantu bose barareba none icyo wifuza ni iki njyewe icyo nifuza nk'uko yari yaransembeye yarananiye yaranze kunyemerera birangira mwifatiye naragiye kwa muganga kamu umuti bigatuma mufata wumvishe icyo nifuza nuko muganga yamuvura agakira nkahita njya kwa Kagatanya Gasongo uru rugo turimo n'urwanjye uciye inyuma mu rugo rwa kabisa icyo nifuza nuko abantu barabibonye wumvishe abantu barabibonye nuko muganga wangira ute ambara abantu barabibonye n'aka Gatanya abantu bose barabibonye bajyaga bangira umusaza bigaragara yuko umudamu wawe hari ibyo utamukoreraga cyangwa se ibyishimo bijyanye no mu rugo nigeraga bimbwira gusa nabaga nzi ko nkora akazi nk'uko bisanzwe wumvishe ariko ni ukuvuga ngo byarangiye mufasha akenshi ngiyo abadamu baca inyuma abagabo babo akenshi abagabo barataye ingo cyangwa se ugasanga muganga ibyo ni ibikiri kubateraho muganga ibyo ni ibikiri wateraho kugira ngo bongere bazanzamuke uyu muti witwa ngo iki uyu muti bita umuforagiro wa rutunzi niko bawita ushobora kubavura bagakira rero uko ngenda ngumushyiraho niko ibyo namuhaye bigenda bimuvamo ubimazemo igihe kingana iki ibingibi mbo kuva mfite imyaka kuko nabirazwe na sogokuru mfite imyaka 16 ukumva ko maze igihe kuko urabona nanjye ndimo gukura nabirazwe na sogokuru okay reka bavure ari ukanze bavure ture ko yenda bakira muga warakoze we warakoze wari warananiye wari warambwiye kutazanca inyuma none unciye inyuma ngufashe buri munsi kugeza ubwo abanyamakuru bahageze uri kubyumva haguruka tujye kwa Kagatanya wumvishe turajya ku murenge baduhe Gatanya abantu bose barabibonye uyu ni umugabo wanjye ni Valence
ndahari ndashaka Valence oya mva tugiye kwa kagatanya abantu bose barahari wumvishe abantu bose barahari babibonye wumvishe babibonye navuga unci inyuma ukapinga wumvishe ndashaka Valence ndahari turajya kwa kagatanya urabyemera turahagatanya tugomba gutandukana ubwo unci inyuma kenshi akubwirane wa unci inyuma wumvishe akubwirane unci inyuma nkabyereka abantu wapi ukagira umusazi oya ndikuma ndikoroherwa mu nda ndari hafi kubera iki waciye umugabo wawe inyuma umugabo wanjye ntago yaramaze iminsi tubonana yataye inshingano z'urugo nta kintu uza kumbwira njyewe umugabo wanjye nta kintu abashaka kumbwira ngo mpindukire ikibazo ntunge mu rya mugenzi wanjye nta kintu ushobora kumbwira yatubwiye ko mumaranye imyaka 8 mufitanye abana babiri yego none niye mpamvu yatumye umuca inyuma byatewe ni ubwo n'abana barambonye mpamvu namuciye inyuma ntago ajya ambwira ngo mpindukire uko bishaka arazana ni wakiryamira akaba ariyo mpamvu nci inyuma urumva ko ariyo mpamvu ariko njyewe nabagazi ko nkora akazi neza barambonye umugore n'abana ngo gaso umuti naguhaye rero urabona ko muga nakubwije ukuri warakoze ndumva wafata umugore wawe ukamujyana mu nzu mukaganira ibindi bisigaye ubwo ni ibyawe ubwo uzanyereka n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo nabo itangazamakuru ubwo ryahageze ubwo byari byo byose ubwo babonye ibyo nkora ko bifite akamaro ego wenda yajyana umudamu we kandi turagushimira icara hasi iki ni igice ufite ese mu ndwara uvura nizi icara hasi wowe ibintu wamora ni ibikimana icara hasi wambabaje mana kuca inyuma icara hasi cyanda cyemwe urateza ibibazo kandi icara hasi rega arankunda buri munsi wajya gumakanira ngo naguzaca inyuma wajya gumakanira sinkwifatiye wari uzi ko najya kwa muganga wari uzi ko nazana muganga hano nkazana oya mbabarira cyane niba naguha neza ubusanzwe tuvura indwara zose zisa n'izananiranye n'ibivangavanga icara hasi hariya tuvugana tugende twakagangane twumvikane kugira ngo nanjye nsubire mu kazi kanjye kuko mumpamagaye ndi mu bindi kandi hari n'abandi barwayi mba ngomba kwitaho ubwo rero mwareka ibibazo murambaza nkabisubiza ngasubira warumbaje indwara mvura natangiye nkubwira ko imiti tugira niyo twarazwe n'abakurambere tuvura indwara zose zisa n'izananiranye hari izo bamwe bazi nizo mutazi kanza we bagushyira no hasi utaza no kuncika amana utaza kuncika wowe ntabwo birangirira hano utaza kuncika ntabwo birangirira hano kandi ufite ikibazo mu mutwe jyana umudamu ye mu nzu byakemutse ariko yanyihishemo kera uyihangana umujyane mu nzu umuganga twibwirire mu ndwara uvura ni izi ngizi zonyine zo gucana inyuma cyangwa se harimo n'izindi ndwara harimo indwara nababwiye ko mvura indwara nyinshi izo muzi n'izo mutazi zananiranye cyane cyane buriya n'abanyamahanga bakunda kumpamagara nkabavura rimwe na rimwe dukoresha ikoranabuhanga nkababwira imiti ibafasha nkababwira uko babigenza ugasanga barakize bakazagaruka baje kudushimira izo mu Rwanda rero nazo zo murumva birumvikana iyo twambutse tukavura abo hanze ntago twareka kuvura abo hanze ugavura wifashishije iki dukunda gukoresha itumanaho kuko uwo barampamagara itumanaho rijyanye n'iki dushobora gukoresha email cyangwa telefone ariko cyane cyane dukoresha telefone barampamagara kuko nk'ubu iyo umwe yakize abwira undi ko hari umuganga wamuvuye akampamagara akambwira uko yumva ameze cyangwa akambwira ikibazo afite ubwo nkamubwira ibyo akora ariko yamara kubikora yabona bigiye neza ubwo nibwo nawe agerageza agashaka n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo kagenda mbikemura niko bimeze muganga ako tumenyera yuko abantu benshi yenda bakora ubu buvuzi bita abapfumu cyangwa se abarozi mwebwe ntago mwaba muri bo we ntabwo ariko bimeze ntabwo turi abarozi
ahubwo turi abaganga nk'abandi bose. Bitanira he ko bavuga ko abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi byo kuvura cyangwa se urabona ko uriya muntu yari yabaye nabi mu nda hamuryaga yarari kuboroga. Bitanira hehe kuvuga ngo uri umuganga cyangwa se uri umupfumu? Ni ukuvuga ngo kwitwa umuganga no kwitwa umupfumu biratandukanye. Ubundi umupfumu ni umuntu ukora ibyo atazi, ariko iyo bavuze umuganga ni umuganga uvura ibikorwa bye bikagaragara. Haba abaganga ba kizungu, hakaba n'abaganga ba gakondo. None iki ni igiki wifashishije? Urabona yuko cyari ikibazo gikomeye cy'abangaba kuba yaciye umugabo w'inyuma, ariko none urabona ko birangiye bikemutse, ariko ndabona kimeze nk'ihembe. Ibi ni ibiki wari ufite bya birimo iramiti? Ntabwo ari iby'abapfumu. Oya, ibi ntabwo ari iby'abapfumu, nk'uko mubibona koko ni ihembe. Ariko iri hembe ni ihembe risanzwe, ariko ririmo imiti idasanzwe. Iyo miti irimo ni iyihe? Ni imiti nasigiwe burangira amahembe agera kuri 3. Bitewe n'ikibazo umuntu afite, mfata ihembe rimwe nkurikije uko sogokuru kuko nabirazwe na sogokuru nkuko nabibabwiye kare. Arambwira ati rero igihe ikibazo kimeze gutya uzajya ufatira ihembe, umuti urimo n'uyu, uzabikoresha gutya kugira ngo abantu ikibazo cyabo gikemuke. None hari abarimo kugaragara cyangwa se abagiye bagaragara bitirira abaganga cyangwa se abavuzi gakondo, ugasanga bavuye abantu muri uko kuvura abantu, umuntu amuhaye amafaranga, ari hanze cyangwa ari mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo bintu ntibikemuke. Ese wowe bari abantu bakora gutyo bagafata amafaranga y'abantu ntibakemura ikibazo, nawe nibwo buryo ukoramo? Oya, birumvikana ibyo ngibyo abo nibo navutangiye nita abapfumu. Twe turi abaganga, ariyo mpamvu ngewe ntabwo nakubwira ngo mpa amafaranga, ufite ikibazo uyampe none ntigikemuke. Kuko mwabibonye Gasongo, mwamenyaniye Gasongo? Gasongo yarampamagaye kuri telefone. Yatubwiye yuko atari ubwa mbere waruje hano ngo wajya guhaza, ngo madamu we nawe uhari, ngo mukagira ibyo mukora, ngo ariko wari usanzwe uhaza. Nibyo yatubeshye cyane ko yari afite stress z'uko yari afashe umudamu arimo kumuca inyuma. Ni ukuvuga ngo aha ntabwo nsanzwe mpaza, ahubwo jyewe nsanzwe mvura. Na Gasongo kumenya yabimenye kubera abantu navuye. Arampamagara ambwira ikibazo afite, turahura turaganira, muha umuti. Muga ejo bundi warahavuye, Gasongo yatubwiye ko wahavuye, yaraguhamagaye cyane yuko twageze nk'itangazamakuru, ntawe urabona ko hageze duhari, wamenye gute? Ahubwo we ntabwo ushaka kubitwemerera, ariko mu minsi yashize warahavuye, niyo mpamvu wizanye. Ndabeshya? No kuvuga ngo kuhamenya rero, bura umuntu uba mu Rwanda ntabwo kumenya ahantu ntabwo bisaba ibintu birebire. Ubu umbwiye uti aha turi ni Rwarutabura, tinsanga yenda Kabuye, undangira ahantu gusa, jewe mfata ubu twateye imbere, mfata moto ntimutaringeza ahangaha. Ni mu bwo buryo naje gusa ukoresha ikoranabuhanga ryawe cyane rwose. So reka tugushimire kandi mukomeze mukora akazi kanyu neza. Uko byagenze yego twabibonye, hako tunagushimira naye kuba habaye. Muganga yenda dusoza watubwira uriya mudamu wari muterereje ibiki kugira ngo binge byatumye amufata? No kuvuga ngo ibintu namuterereje mu kazi ubundi tugira imiti yacu dutanga. Ubu nkubwiye umuti nakoresheje rero ntago byaba ari byiza, ahubwo nawe nugira ikibazo nkacyo uzampamagara, nibwo tubona kuganira nkakubwira ibyo nzakoresha. Inyuma mu baturage hari urimo kuvuga ngo yes ngira mugenzi wanjye icyo kibazo yakigusubije. Inyuma mu baturage hari uvuze ngo nafite igitsina gitoya, mujya nkuko nabivuze tuvura indwara zose. Ngafite ikibazo ng'igitsina gitoya, ngo kuva yavuka ngo n'umudamu we bari bafitanye abana babiri yaramutaye kubera ko afite igitsina gito. Ibyo ngibyo byo mujya mubikora? Nkuko nabivuze n'ubundi ngitangira, tuvura indwara zose muzi nizo mutazi. Na sida wayivura? Sida ntago turagera igihe cyo kuyivura. Kuri icyo kibazo cyuriya mugabo tugana ku musozo, ngafite igitsina gitoya ngo kandi byatumye na madamu barabyaranye abana amuta akagenda, icyo kibazo mujye mugikemura? Turagikemura burundu ku buryo noneho agaruka urugo rukongera rugatekana nta kibazo. Sawa, reka tugushimire kandi murakoze. Umuntu ankeneye rero
ndaza kubaha nimero turaza kuzishyira kuri screen nta kibazo nimero yawe ahubwo watubwira iyo nimero yawe iri kuri WhatsApp nkuko watubwiye ati nkorana n'abantu bo hanze mvura nkoresheje ikoranabuhanga n'abakwandikira kuri WhatsApp bakubona byakunda iyo nimero iba kuri WhatsApp tugira n'imbuga dukoresha ariko iyo nimero iri kuri WhatsApp nyandike wese ndayibona ubwo iyo umaze kunyandika kuri WhatsApp iyo ushaka ko tuganira kuri email turaganira noneho washaka no kuzindi mbuga nkoranyambaga tukabikora noneho nkuko nababwiye nari mfite akazi ndimo mwanyihanganira nkagasubiramo ariko muganga ibintu bishaka mu uburozi mumpa umwanya mundeke nkomeza akazi kanjye bishaka